none se kuri hano babaye iki kanya nashoboka se bite ore basi sibyo ngo mukure mu hano hantu ubu turamufasha iki koko tumva twamujyana mu rugo sibyo tukamucumbikira ubu mukuru wanjye arabyemera tumucumbikiye ijoro rimwe wenda ejo umuntu yamushakira inzu akamukodeshereza reka dupfe kugenda nta kundi sibyo kanya murareka kurira pe kandi wihangane Sheri bimeze bite maze iminsi wigunze ntukivuga ntukirya ntukinywa aya masare burifubitse bimeze bite niko bimeze ntabwo ngiye byari kunkundira ntabwo nari gutambuka ngo nkomeze kuko ngiye umwana nasanze ari harira ku muhanda ariko ntukazumbwira ngo umwana ibiki umwana banza ureke nkubwire ko byagenze umwana amaze kubihaga rwose ntugeze aho utoragura marine zose uzizana hano mu rugo banza untege amatwi ukanda kumva sanga umwana ari hararira agaragaza imibyimbyi abantu kubise abantu bose bahita bamureba nk'ibyimbwe haze ngira impuhwe urabizi nkunda abantu ngira impuhwe ndamwana ntabwo mbishaka ibyo simbishaka ibyo mwanga impuhwe si biki uri padiri se aho ugeze hose utoragura unzanira oya ntabwo mbishaka ariko kuki utabanza guceceka uyu ntabwo mbishaka tubyumvikane biba byarenze ibigerye bikarenga indi ntera iyi ni intera ndende tubyihorere basi gusa nanjye ndakare banza unega amatwi numara umwana aho ntushaka kunega amatwi ariko ubwo mwana nabwirwa n'iki kindi uwo mwana reba umwana ariko uza saa saba z'ijoro ngo bamutoraguye ndakubaza umwana baramutoragura ni igitoragura umva oya mbabarira bite nceceka cyangwa urashaka ngo mbaze uyu mugabo mwiza mbwira rwose mbwira ariko nawe ujye ushyira mu kuri sindashyira mu rukuru utabanza no kumva icyo nshaka kuvuga ariko uziko hano ndi umugabo iwanjye hano ndabikubahira nakwiriye kuvuga ngo uzamukeho hejuru utabanje kumva ngo ibintu tubiganireho tubijyeho inama ariko nanjye ndi umugore hano kandi ndi umugore wanjye wemera ko hano ndi umugabo mu rugo rwanjye hano wemera ko ushobora kumpa agaciro nk'umuntu w'umugabo nkakubwira ibiri ku mutima wanjye yego tukabiganiraho tugafata hamwe icyemezo ariko ntuza kumvangira unzibisha uncecekesha nk'uko ubikora urabyemera ko ndi umugabo mu rugo sheri ndakumva rwose siko genda ruvamo ukarusigaramo n'abo bana bawe maze nkareba icyo uzigezaho kandi ukareba ko uwagutinyaga yagutinyuka kuki utama agaciro nk'umugabo nciye bugufi rwose umwana Jesse ari gusiga umwana ku muhanda ari harira agaragaza ko yahohotewe ngo nge ntambuke nk'uko abandi bamutambukagaho bameze nk'abatagira ubumuntu umwana mubajije arambwira ati ni mukadata nyangara mubita yanyirukanye sinzagaruke mu rugo ariko she uzika buri mwana wese uri mu muhanda nta kindi kintu yitwaza mukase ngiye umwana ndi kumutekerezaho kundi kuntu hagati yawe n'uwo mwana hari ikintu icyo kintu nawe gitegereze ngiye umwana namuzanye hano mu rugo uremera ko umwana abara ahangaha iminsi yenda mikeya tugakomeza tukamenya ko ababyeyi baho bari tukazabasanga tukabasubiza umwana wabo cyangwa se byananga musubiza aho wamukuye hanyuma tuzabiganireho nyuma usubira agenda umuzane ngiye musubiza aho namukuye musubizeyo hanyuma uzamuzane nyuma twabiganiriye ndarushye rwose pe maze kuruha uzi ko uriya mwana ashobora kutubera mwiza kurusha n'uwo wabyaye ubu se Karori ko yababyaye ntibamutaye kandi ubu ngubu ntafite abandi bagenda bamufasha buke buke sheri ntacyo ndabyemeye ndabyemeye rwose mugabo mwiza ariko nawe ujye ubanza unganiriza buriya rero wari ugiye kundakaza kandi igenda akayibya nabi ndabizi sawa rero noneho reka umwana tumurere neza nk'abandi bana nk'abacu tutamusumbanije n'abo twabyaye gutyo dushaka amakuru umwana tuzamusubiza mu muryango nta kibazo sawa urakoze Dado ijoro ntabwo nigeze nsinzira ubu ngubu mfite ibibazo byinshi
ufite ikibazo cy'amafaranga. ariko Ben usikuru umwana ugira ikibazo cy'amafaranga gute umusore nkawe amafaranga dukoroheshyira Akurika mubwira ikintu kimwe Dado. Uruje nabyutse ndeba kuri ino nzu. Nubwo nayiciye inyuma. Ndeba ngenda ndashaka ko tuyiba. icyo gitekerezo ni cyiza siko dutekereza bimwe iyi nzu niyo umutipe w'inshuti yanjye aracyari umupete dore n'iyi modoka iparitse aha ngaha niyi ninjiyemo harimo ibintu by'agaciro ariko nabuze ukuntu dushobora kwitwara twabigenza dute Twashatse basi n'igipapo tukayigurisha ino nzu urabona agaciro ifite. icyo kintu nicyo hari umukobwa nshaka kuzana akadufasha kugera ku buryamo bw'uyu mutipe mindani ku buryo azahabona ibyangombwa tukabyifashisha tukabipirata urabyumva gute None bivuga ngo umukobwa tumubonye vuga ngo inzu ni yacu. icyo kintu nicyo None se urabizi dufite ikibazo cya polisi wari tugendaho. Nawe no polisi bitagaje urabizi na misi yagiyemo ntabwo ajya atsinda. Gaju uramubona arakariye no ku maso arakariye ariko tugomba guhangana nawe ntabwo tugomba kuzana ubwana mu gakino iyi ni business dutunze urikumva Ndakumva neza cyane Dado. Ben sinshaka kubona kare agatipe kaza n'ubuntu bw'ubugoryi tugomba kumenya gahunda zacu turi babiri twakenera uwo wa gatatu akaza ari seriye Jewe no kuvuga ngo akazi nakazi amafaranga niyo mba nshaka dore ngiriya plan hari kuvuga amagambo menshi uri bukura mu polisi wundi uturwanya buri munsi uri bwikirago yigeze kwinjira mejo bundi cyaba batipe tugomba gukora kugira ngo atazadufata akunda abakobwa tugomba kumuha kari agakobwa tugiye kuzana twe tukajya twikomereza uzanye ikibazo wese w'umusore tukajya tumupasura umukobwa urabyumva gute ahubwo mvuko bimeze Dado. Wowe ikintu ugomba gukora uwo mukobwa twamubona uyu munsi twamubona ejo ariko agomba kuza. ibyo bindekere umukobwa arahari ntagarwanirwa noza akaza aragashoboye Urakoze cyane Ben tugomba kubona ibyangombwa by'iyi nzu byo ni ibintu byoroshye cyane aho gufata igitekerezo ni cyiza ahubwo mva mbwira ikintu kimwe Dodo. Urumva we genda uvugane n'uriya mukobwa simbizi ndimo mvuga n'uburyo muhuramo simbizi ubundi je naramutse numva amagripe yanyishe reka mbe nyigaho neza nitonze uraza kumpa igisubizo umusore nkawe arwara amagripe gute kuki udakora gym ibyo ni nzabyitaho sawa uretse no kurya no kunywa no kuryama uhereye ijoro sindi buryama. ariko se hari ikihe kibazo mbwira ikibazo gihari nyimenye uriya mwana niwe watumye ibi byose biba mu rugo Kanyana ari he? kubera Kanyana Kanyana ari he? Kanyana niwe waciye ibintu muri urugo nushaka kurya nushaka no kunywa nukwigunga kugiye kuzageza ryarese erega wasanga yarasoye n'inshuti ziwe Genda mwateye Kanyana ashobora kuba hariya uyu mwana wanjye naho yagiye cyangwa agiye mu nshuti ze yabitembereye ntabonye Kanyana sinanabakeneye mu maso yanjye. Papa, mama. Nezoteze. Papa iki? Mumbarize nanjye Kanyana ari yaryandeze. Kanyana ho nagiye ku kazi kuko twajyanye. Uyu munsi wayo wa gatatu ntabona Kanyana na telefone yakuyeho y'umumbaza ni. Imyaka 16 ndaze Kanyana ibaye imfabusa. Ariko izibaye imfabusa gute? Kanyana ako wenda yasuye n'inshuti ze. Azagaruka. Aho mwamushyize murahazi. Cyangwa se yasubiye aho wamukuye ntaho uzise. Kwa Kanyana waratwunze urabizi dusigaye dukunda. Ahubwo wowe sinzi aho Kanyana yagiye, Kanyana wawe wizera. Umva. Ubugome bwawe na nyoko namaze kuhaga. Ubwo niyo mpamvu Deo washishiye ngo Kanyana. Nose Karini ntahari. Umva.
ariko ubanza njye utakinambona nimumbabarire mumve hejuru turakuva hejuru rwose mugende twigendere ndumva bari mwana wagira hasi imvura yagwa izuba ryakwaka nzaguma haba ku manywa na nijoro ntaho muzamunsi nzapfira ahangaha kuko sinzi urupfu mwishikanya Kanyana Mireille. Kanyana Mireille. Wera kakanya mwese. Mimi ngomba kwita ku kazi. Ipaki y'umugati ukayimara. Ipaki isumba umugati ntabwo ari mutoya. Ishashi se yari yuzuye ra? Ahubwo ndashaka n'ubundi. Anita, niki kigukuye iwanyu? Cyangwa ni umupango wari wapanzwe ugakoresha akata yo gupfa? Akaba aricyo kikuzanye nanone. Ariyo mpamvu aribyo kugenda muri Kigali. Anita, niba ariwo mupango ushaka gukora ntabwo biri buhire. Oya ntabwo ari byo dukora. Kandi ntabwo nakubeshya urabizi. Chérie, bonne chose. Ça va? Chérie, continue ngwino muri iki gitondo. Aho sindishe wawe. Uza amasaha yose nshakiye. Uriya mukobwa kuva yavanga mwahurira ntukimvugisha waranyanze. Ukunda subize. Nenda ukunda chérie. So usanga ngiye ku kazi rero. Giye nda kumuhanda. Mwana. Ntushaka kwirwanga. Telefone rw'inzu ngoro. Urazigwa ngo kurukoresha guraza. Nugira iki kinoza kumamagara. Nta kibazo. Sawa uramerekeza. Oya. Ibyo guteka byo birahari ubwo urazikwira. Wowe nugira ikibazo. Ndagira ngo ikintu cyose kiri mu iyi nzu mugifate mugitware. Aya marido muyamanure niba ngombwa n'izi ntebe muzikorere muzijyane. Muranyumva neza? Mimi, ni ibintu wateguye. Umva ngiye muri iyi si nta muntu n'umwe ngiririmo. Uranyumva neza? I'm bad girl. Gira ngo uranze. Mimi, n'umusheri wawe se? Ako se wowe uvuga ibintu biri negative. Urabapanze neza ku buryo adashobora kugaruka akadusanga. Ujye umenya ko ibindi batari bugane. Tugomba kujya dukontora tukareba ibyo tugiyemo. Ejo tutazafatwa. Ahubwo amasaha yatujyanye mugire vuba mukora akazi.